miliyoni ukuyemo amafaranga 25 miliyoni ugakuramo ibiceri 25 warangiza ugateranya ibiceri 30 ubwo aya mafaranga yabaranga ni ukuvuga ngo miliyoni ukuyemo ibiceri 25 kongera ugateranyaho ibiceri 30 yaba ari amafaranga angahe? Nuko numva ari byo gutekerezwaho se ubwo urumva nahita bisubiza none ese ubu umuntu aje kudodesha inkweto akakwishyura ntabwo wabishobora aje kuyodesha ayo ntawe ugiye ataka wowe hari umuntu wese naguze abazungu bajya bazo akaba yakubita nk'idolari wowe iryo dolari ari guhaye waribika ukazajya kuvunjisha ubu ni ubanga ubwo rero nk'amadolari avamo miliyoni bakagenda bakabona nk'utu duceri byarangira bayagutwaye bakaguhayo bashaka kwigendera nawe wabara ushoboye ugatwara ariko rero burya rero wanabara n'ibyo ubonye ukajyana ibyo utarwanye n'abantu. Yes, mbaye ikaze mwe mukunda kandi mwakurikira ibiganiro byacu umunsi kuwundi. Nge ndi Mr Muhanzi, ndi ntare, ndi ndangarwa, ndi ntore, ndi umunyarwanda of course, ndi na diaspora, umusore ukunda Imana, igihugu ndetse n'abagituye, the lect. Akunda mwe mudukunda kandi mukadukurikirana umunsi kuwundi. Mu makuru n'ibiganiro murabimenyereye ko njya gukora inkuru kuri tele hirya no hino, mbangira ngo mbatembereze tuganire n'abaturage batandukanye bababwire bimwe mutazi aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu France, Canada, Kenya, Tanzania, Uganda, Congo ndetse n'u Rwanda, mu ntara zitandukanye. Mwese mbaye ikaze, ya amajyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba ndetse n'uburasira bwaryo, ariko kandi umujyi wa Kigali. Muze duhoberane, mwarakoze cyane kunyemerera umuryango w'abarenga 200,000 mudukurikira umunsi kuwundi. Nanjye naravuze nti sinzabatenguha, nayo mpamvu ndi hano. Nageze mu karere ka Kicukiro, ni murenge wa Gikondo, ndi muri kamwe mu gace gakunda kugarukwaho cyane mu bitangazamakuru ndetse n'inkuru zitandukanye, ariko benshi bakunda kuhavuga bamwe mu basitari bahavuka. Ndagira ngo nze kuganira na bamwe mu baturage abaranyemerera tukaganira. Ndaza kubabaza wasanga hari n'undi wavuka nawe mutazi, ariko bamwe mu bazwi bahavuka harimo witwa Jeskizo wa Mipango, harimo kandi benshi bajye bakunda kuhatemberera Kombe mugize ibanga. Wowe nawe ufata urubuga rwawe muri comment umbwira undi wawe uvuka mu gace gakunda kugarukaho kazwi nko mu Gashyekero cyangwa se Jinkero. Muri showbiz nyarwanda bakunda kuvuga ko ari Jinkero, ngo nakazina k'agasirimu bamaje kuba bazana. Ubwo nawe ureke tuganire kandi ube uri tayari kumva ibitekerezo n'abanyarwanda batandukanye tugiye kuba tuganira hano muri Jinkero cyangwa se mu Gashyekero hano mu murenge wa Gikondo. Narababwiye ngo iyi ni adresse yanyu y'amakuru atandukanye, ibiganiro n'inkuru zitandukanye, ariko cyane cyane mu myidagaduro ndetse n'amakuru y'ubuzima butandukanye. Ngo ikaze. Yes. Nikoreriyo. Yes, nkuko nabimaje kubikubwira muri introduction, nakubwiye ko ndi muri Gashyekero cyangwa Jinkero. Bamwe mu baturage tugiye kuba tuganira, hari umwe mu bakora umwuga w'ubudozi bw'inkweto, umwe mu bapapa ubona ko basa naho banakuzemo. Ndagira ngo tumwegere tuganire, atubwire se urugendo rwe bimeze bite hano, ubuzima bwa hano mu Gashyekero bawumeze bute, njye n'utundi tubazo dutandukanye dusanzwe two mu buzima busanzwe n'imyidagaduro. Ya challenge yacu murayizi, the street talent and question. Hanyuma dukomeze twidagadure kandi twishime nyaboneka. Mujye mugerageza kwishima mu buzima busanzwe, niyo wabura cyangwa uri umushomeri udafite yo kwishyura inzu, ariko byibura jya wiremamo ibyishimo, kubera ko iyo utirememo ibyishimo biba ikibazo gikomeye cyane. Yes, ngo ikaze papa. Dusanze mu kazi. Niho mba nibereye hano. Nk'inkweto uri kwidodera ngahe? Inkweto ni makeya, nta kintu aba amaze n'ubundi, ni ukwanga kwicara ngo umuntu atiba. Ako biruta ubusa ngo buruta ubusa. Aho kwiba wayakorera. Ubwo naba ari nangahe? Ntabwo arenze service. Ntabwo arenze 500. Gucuruza n'inkweto, ariko ndumva hano bari kuzikubaza ngo hari inkweto. Nizo baba basize. Basize mu ntara y'Abadode. Witwa nde? Nzayirwanda John. Ninde? Nzayirwanda John. Nzayirwanda? John. Ibyo zina ry'ikinyarwanda ko iryo kinyarwanda ko gikakaye. Izina nanjye niko nasanze rero, ariko banyise nari kurihakana. Amayeri y'u Rwanda.
oya Samayeri inza y'u Rwanda Nzayirwanda ayirwanda urayazi uwo ni amaki ni amaki namenye ibyo muri Kongo ntari umukongomani nzi ibyo mu Rwanda nyine ibyo mbona n'ibyo duhura nabyo Nzayirwanda ngira ngo ubwo nari wenda yaba ari nk'amafaranga y'u Rwanda cyangwa amazi y'u Rwanda byose biri kumwe amakongomani bavuze ni amaki ni ukuvuga ngo ariko wamenya amakuru bavuga ati ese namenya amakuru yo muri Kongo ntajya ntagenda ngomba kumenya ibyo mu Rwanda iwacu ngomba kumenya ibyo mu Rwanda iwacu namenya ibyo hanze uyu nguyu umaze n'igihe kimera gute maze nk'imyaka 5 warawize cyangwa ni famiye yo kwigira oya nabanaga n'umuntu ubikora ariko nkajya mukofera paka nanjye mbimenya ntabwo yigeze akwishyuza se ntabwo yigeze akubwira ko waguhaye ubutunzi ntabwo yanyishyuje kuko yari data wacu yari data wacu nawe yaradodaga ngo uyu ni umwuga utunze w'umuryango ni umurage ni umwuga n'ubundi dutunze n'umugore n'abana yo kwishyura inzu yo kurya agaceri n'udukaro n'akanyama bivamo yewe urabona nka rimwe mu mwaka ntabwo bipfa gukunda akanyama ukarya kuri noheli ni kuri noheli umugani wo mu cyaro n'abana bo mu cyaro ariko byibura turashima Imana ko nakora imwe mu mwaka aboneka umuntu arabishima Imana da kubera ko musanze mu kazi ntabwo nagutinza ndabona naba ndimo ndakugomesha ariko si ubuzima muri rusange bwa hano mu Gashyikiro nko mu Gashyikiro wa y'izina ryo mu Gashyikiro ubuzima bwo mu Gashyikiro byo ntabwo no gupfundikana nta kigenda nuko buri cyo umuntu akora ariko ufite icyo ukora wareba ibindi ukora ntabwo usuhuza abantu bari kureba hari aba bose ndabazi nabo baranzi n'abashuje cyane barakuzi uri cyamamare ndabaranzi bose azamugana baguca hano bose badodesha hari n'igihe umuntu ashobora kuva n'icyangugu urukweto rugahita rumucikira hari hano ugasanga ahise akudodesha wasanga wamugana akuzi iyi ni serivisi ifasha abantu bose ko watambuka hano waba utayafite waba uyafite nemerewe kugukorera waba inyangamugayo ukazayazana ariko ngo hari igihe namwe mujye mugira gutya nk'uko umuntu ashobora kuza ngo akaza nko kudodesha bikarangira bibaye ikibazo akaradodesha ngo nk'urukweto rumwe akabagwaye nka 5 akabura nk'ahantu uvunjisha ngo yagusigira ngo agasanga warimo hano mu Gashyikiro ninde wagusigira 5 yaba yabikuye mu Gashyikiro nta muntu wabura 5 oya barahari wenda si twese ariko ntawaza kudodesha ngo yagusigire 5 kareka none abuzavunjisha kandi yarukudodesheho byagenda uramureka akagenda kuko 5 ni menshi apana wakabeshye ubu tuvuga yahereye mu gitondo wicaye ukagera isaha 10 udode nk'umuntu umwe nawe yakwaye nk'amafaranga 200 umuntu akara kudodesha urukweto rwa senyisa akaba afite ibyo 5 wamureka akayajya yamubwira ati sha turayigabana ubyo none ujya mu mabutike ukavunjisha ariko ntayajyana butike za hano ziravunjira wabasigaye ngo banga kuvunja byataje iyo bakuzi si kimwe n'umuntu bataba bazi ubu we hari umuntu wavunjira nyafite ndayatanga ndayatanga rwose ntibazagutuburira urumva ndinza y'u Rwanda urumva bantuburira kuko ndi umunyarwanda amayeri yose ubwo urayazi yose turayazi amayeri yo ukoresha hano muri uyu mwuga wawe kugira ngo ubashe kurambamo ni nka yawe ubundi cya mbere ni ukugwa neza ukabana n'abantu neza mu mahoro ubwo rero ubundi nta yeri rirenze ryo kuba wabugwa neza ubana n'abantu bose amahoro ubwo rero umuntu mubwiye neza nawe akakwiyumvamo nawe ukamwiyumvamo ibintu byose bigenda neza mu Gashyikiro se inkomoko y'izina mu Gashyikiro urayi inkomoko y'izina mu Gashyikiro ubundi mu makuru njye bishobora kuba mfite ahantu ntabwo ari Gashyikiro ahubwo hari Gashokero hitwaga Gashokero kuko ngo numva ari ahantu kera bashoreraga amaka bashoreraga inka kuko noneho baza kugenda barihindura haba mu Gashyikiro ariko hari Gashokero ubwo kubera kugira ngo rugere ku rwego yitwa Gashyikiro byagenze bite uriya ni abantu ni ukuvuga ngo ni abantu babimukira bagiye bahaza kuhatura batari basanzwe bahatura ubundi kavukire nyinshi zagiye zimuka kavukire nyinshi zagiye zimuka abandi bagiye kwitaba Imana uje akumva Gashokero cyangwa agahita yumva ngo ni Gashyikiro ubwo urumva rero abantu bajyaga muhita ngo ni Gashyikiro
mwumve neza ko yitwaga Gashokero. Yitwa Gashokero. nawe bivuga nabi. Ngo nawe bivuze nawe witwa Gashokero. Gashokero nyine. Kandi Gashore. Gashokero. Gashokero. Mbese inka zagiye. Se mu mujyi uri kugenda utera imbere amafamu bayakura mu mujyi. Kajyana hirya inyuma aho hategereye abaturage. Amazi byarangiye yabuze. Amazi yarahari ariko hatuye abaturage benshi iterambere. Urumva rero buriya nta nka zibana n'abantu genda bazegezayo kubera ko hageze umujyi. Mbere yuko ujya muri uyu mwuga wabashije kwigaho amashuri asanzwe? Ntabwo nigeze niga rero. Ntabwo wigeze biga? Ariko amafaranga yo ntiyakunanira kuyabara byanga bikugoye. Amafaranga ntabwo uyoberwa kubara amafaranga. Rero hano hari utubazo dukeya mwibariza gusa tukigendera n'utubazo dusanzwe, ariko urumva nk'umuntu ubara amafaranga mubaje akantu kajyanye n'udufaranga ntabwo wayoberwa kutubara cyane kare n'udufaranga dukeya. Akabazo kamwe karabaza ngo miliyoni ukuyemo amafaranga 25 miliyoni ugakuramo ibiceri 25 wangiza ugateranyaho ibiceri 30, ubwo aya mafaranga yabarangana. Ni ukuvuga ngo miliyoni ukuyemo ibiceri 25 kongera ugateranyaho ibiceri 30 yaba ari amafaranga angahe? Nuko numva ari byo gutekerezwaho, se ubwo urumva nahita bisubiza none. Ese ubu umuntu aje kudodesha inkweto akakwishyura ntabwo wabishobora? Aje kuyodesha ayo ntawe ugiye ataka. Wowe hari umuntu wese ntabwo uzi abazungu bajya bazo akaba yakubita nk'idolari. Iryo dolari ari guhaye waribika ukazajya kuvunjisha. Ubu ni uvuga ngo rero nk'amadolari avamo miliyoni bakagenda bakabona nk'utu duceri byarangira bayagutwaye bakaguhayo bashaka kwigendera. Nawe wabara ayo ushoboye ugatwara. Ariko rero burya rero wanabara n'ibyo ubonye ukajyana ibyo utarwanye n'abantu. None harwana ibyo ubonye. Iki kibazo kirakunaniye papa? Kirananiye miliyoni ukuyemo ibiceri 25 ugateranyaho ibiceri 30 hasigara angahe? Umva niyo nanabiyoberwa sinabura n'uwo mbaza da. Miliyoni kamera uri kumureba uyu muntu se? Ntabwo ushaka kujya kuri kamera. Mufitanye ayo masinda kamera se? Papa meze bite? Hose ko abantu basigaye bahunga kamera byagenze bite? Kandi bakunda kwifotoza, mbona bishyura bakajya kwifotoza. Niko muzehe aho kabazo ubwo karanze rero. Akabazo karanze. Ubwaye nk'amafaranga nshaka kuguhabwa nahita nyitwarira. Ari nkaho ushaka kumpa. Buriya rero iyo wateganyije guha umuntu n'ubundi uramuha. Ntabwo umuha ibizami by'uko ibyo ngibyo byamunanira. Hari aho ushobora kugenda ukajya mu nzu wawe ukiherera ukavuga ati reka nze nkubite umubare neza da, kubera ko hari icyo bandemeye. Gusa urumva ya mafaranga wayajugunya kandi wayabonye. Mu Gashekero hano uradoda ngo ntibagarure, ariko niwe bambwiye kuko nabazaga nti urukweto rwanjye ndarudodesha, barambwira ati genda kwa ntuza niba bavuga ngo hajya nimenya yino ni izina ryacanze ubu rwose. Ati kwanza y'u Rwanda. Nzayirwanda. Nta make ariko nanjye ntabwo namenya ayuzi n'amake. N'amafaranga, n'amazi, n'amayeri, ni ibintu byose. Ibintu byose by'u Rwanda urabizi. Ngo ntagomba kubimenya. Kandi amafaranga y'amanyarwanda akunaniye kuyabara. Yewe. Kandi ubayagoye mu ntoki wayabara. Mva vuba cyane. Tuyabara byihuse. Oya wenda ubwa ako kanze k'amafaranga wasanga nanjye ntagashobora. Reka nkwibariza akandi gasanzwe sibyo? Sujya wishyura mituweli se? Mituweli ni itegeko. Urayizi? Ubu nagera icyo gihe mituweli ntayizi koko. None akabazo kamwe ndashaka kubaza mituweli, ndakubwira ibigo umitiremo kimwe ibarizwamo. Mituweli ibarizwa muri polisi, muri RBC, muri RDF, muri RSSB, muri RBA, nihe ibarizwa? Mituweli twishyuye mituweli nyine ni kihe kigo kidufasha kuyakira no kuyibitsa no kuzagira ngo tubone ukuntu tujya kwivuza? Iyo twishyuye mituweli tujya ku irembo. Muyibariwe musanga tujya ku irembo tukishyura bakaduha borodero, bazayijyana
kwa padiri ubwo nyine tukajya tukagira ibyo twongera tukajya tujya kwivuza dukoresheje inomero zacu za telefone. Muri ibi bigo nkubwe nta na kimwe uzi gishobora kuba gifite aho gihure na mituweli, ibi harimo polisi, RBC, RDF, RSSB na RBA, nta na kimwe uzi gifite aho gihure na mituweli. Muri ibyo ngibyo ugenekereje urumva yaba ari nk'ikihe cyaba gihuye na mituweli? gihuye na mituweli ni RBC ngo ni R hari umva ibigo reka mbigusubiremo, hari polisi, ikigo cya polisi, ikigo cya RBC, ikigo cya RDF na RSSB na RBA. Ni ikihe kigo ushobora kubona niba utabizi ariko ugenekereza uvuga ati wenda RBC. Okay, sawa cyane. Harya ngo witwa Nzayirwanda, ukorera hano mu Gashekero? Mu Gashokero niko bambwira. Dodi nkweto hano ku muhanda barangire neza, reka bazaze bajye baza kudodesha aho bajye bareka kuyoba. Usanze ku muhanda rwose ntawe nyine harangira nk'umuntu utahazi avuye nka Kimironko mu mujyi se cyangwa Rwanda gisi Gikondo cyangwa hano ruguru ku Irebero, ahantu yaza akahita amanuka akahagera. Ko nta muntu wa Kimironko ndabona hano aje kudodesha. Ese abantu bose ba Kimironko baza se bakubwira ngo turaba Kimironko? Kereka nk'abakoze urugendo nanjye nyine rucitse ubururu rwose urukweto ndi kugenda rero naho rwacikira Rwanda gisi nzaza kudodesha. Ntabwo aba ari njye njyenyine uburaha, oya nzabe ndeba wowe gusa kono kese kare we bandangiye. Ubwo ni karibu rero uzaze. Wanze kurangira abakiriya bazaze bazamuke Rwanda gisi bagere hano mu Gashokero baze mbadodere rwose. Hano ku kiraro ndabona wagira ngo hari n'ikiraro cyane ruhuru. Oya ari n'ikiraro rwose na ruhurura byose bijyanye. Kavukire ni hano? Ni hano. Nzi ko nawe wavuye mu ntara nk'aka. Oya ni hano. Suhuza abantu nka 3 rero bakubonye. Abantu nka 3 cyaba zakureba. Oya ubwo nawe urimo. Ubwo nawe ndagushuhuje. Oya suhuza abatakubonye noneho barakureba kuri kamera. Baza kundeba kuri kamera. Areba basuhuze. Kasuhuze Papa Keria, suhuze na Nyandwi n'umugabo bita Kisongo. Kisongo yanga ni kasongoye? Oya ni Kisongo. Ni Kisongo? Iryo zina ryavuye ku cyo wewe kari inshuti yawe? Aho ryavuye rero ni ukuvuga ngo ni mugufi. Ni mugufi? Rero niyo mpamvu akana nabyibuye. Aranabyibushye. Banza kumwita kasongoye kubera ari mugufi anabyibuye mwita Kisongo. Kisongo. Wewe wabaga umuhamagara ngo icyo ari nka kure yawe? Aho ati Kisongo no nkubwire. Kisongo no nkubwire. Sawa urakoze cyane papa wanjye. Nagushimire cyane. Mama, hari utuntu ntabwo wabishobora? No kuganira ntabwo wabishobora se?